Muraho tugiye kubagezaho ubuhamya bw'umugabo witwa Aidara Akan. Ndashaka kukubwira ukuri abantu benshi batinya kuvuga. Mu bwami bw'umwijima tuba dufite inshingano imwe, guhagarika imigisha y'Abakristo, cyane cyane amafaranga yabo. Twakurikiranaga amasengesho yo mu gicuku, tukayasesengura, tukayarimbura mbere yuko agera aho yagombaga kugera. Abenshi barasengaga cyane, bagasenga amasaha menshi, bagasengana amarira menshi, ariko ntacyo byahinduraga. Kubera iki? Kuko twari tuzi neza amasengesho yabo yari afite intege nke, ariko hari itsinda rito cyane ry'Abakristo bake cyane, abo ntabwo twabashoboraga. Iyo bavugaga 30 gusa yo muri Yesaya mu gicuku, ibintu byose twe twarakoze mu mafaranga yabo byarasenyukaga mu minsi mike cyane. Ntabwo ari ibyumweru, ahubwo byari iminsi mike cyane. Ntabwo ari mu mezi, ahubwo byari iminsi mike cyane. Niyo mpamvu uyu munsi naje kukubwira inkuru gusa, nje kukwereka neza ayo magambo 3 yaduteraga ubwoba mu bwami bw'umwijima, nicyo wakora kugira ngo utangire kubona impinduka mu buzima bwawe bw'imari. Kandi hari abantu benshi badusabye nimero zacu, murazibona ku musozo w'iyi video. Amazina yanjye ni Aidara Akani. Navukiye mu mujyi Akiti yo muri leta ya Akwa Ibom mu gace k'amajyepfo ya Nigeria. Mfite imyaka 31 uyu munsi, kandi mu myaka 16 y'ubuzima bwanjye mbere yuko Yesu Kristo ambohora ankuye mu bwami bw'umwijima, nakoreye umurimo wanjye mu itsinda ryacu ry'abarozi n'abapfumu ryihariye mu gufata no gufunga amafaranga n'imitungo by'Abakristo. Ntabwo ari njye winjizaga abantu mu bupfumu, ntabwo ari njye watozaga abo twitaga abasirikare bacu, ahubwo nabo twitaga uhagarika imirongo cyangwa se ibyanditswe ngo bitagera ku ntego. Uwo wari umurimo wanjye w'umwihariko. Inshingano yanjye nari naratorejwe igihe nari mfite imyaka 15 gusa y'amavuko, byari ugukurikirana abizera baturaga cyangwa se bivugagaho ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga mu gicuku saa 6 z'ijoro, tugahita tubihungabanya kandi tukabihagarika mbere yuko ibyo byanditswe bifunga, ibyo bivuga bigahabwa agaciro mu bwami bwo mu ijuru cyangwa se mu rukiko rwo mu ijuru. Abizera benshi twarebaga, twabonye benshi batatanye basenga basakuza cyane gusa, basenga amasengesho maremare, ariko basengera mu mirongo tudatinya cyangwa se mu byanditswe byera twe ubwacu tutatinyaga. Basenze igihe kirekire ariko basengeye mu mirongo tudatinya, nta shingiro bari bafite ku rwego rw'imari, bityo twarabaretse barasenga. Twarabarebaga barimo basenga ariko tubasuzugurana amasengesho yabo. Rimwe na rimwe twarabasekaga kuko amagambo yabo yagongaga igisenge agasubira hasi, ntacyo agezeho ku rwego rw'amafaranga afatirwa ibyemezo. Ariko hariho umubare muto w'Abakristo, umubare muto cyane, bari barabonye 30 yihariye mu gitabo cya Yesaya. Kandi iyo 30 yavugwaga mu gicuku saa 6 z'ijoro mu buryo bukwiye kandi ufite gusobanukirwa nyakuri, buri gikorwa cyose isezerano ryacu ryari ryarashyize ku mari yawe cyangwa ku mafaranga y'uwo muntu cyarasenyukaga mu minsi mike, si mu byumweru, ni mu minsi. Ndashaka ko usobanurirwa ikindi kintu mbere yuko nkomeza. Ngomba kureba niba nshobora kubikora. Impamvu iyo 30 iteye ubwoba cyane ubwami bw'umwijima, si uko ari miremire cyangwa izwi cyane kurusha indi mirongo yose, nuko yose uko ari 3 ivugirwa hamwe mu gicuku igakora kuri buri cyiciro cyose cy'ibikorwa byo mu rwego rw'imari. Hari ibyiciro 7 by'ibikorwa mu rwego rw'imari mu mabwiriza y'ubwami bw'umwijima. Buri kimwe muri ibyo byiciro kigwa munsi y'intwaro 3: intwaro y'igitero cyangwa intwaro yo gufunga withholding, cyangwa intwaro yo kubuza cyangwa blockage. Iyo uvuze iyo mirongo uko ari 3 mu buryo bukurikiranye mu gicuku, uba ukoze kuri buri cyiciro cyose cy'igitero cy'imari umwanzi yaremye kandi ashobora gukoresha kuri wowe. Nta cyiciro cya 4 kibaho, nta handi hasigaye ashobora kuguterera. Niyo mpamvu twatinyaga iyi mirongo 3 kurusha iyindi yose. Nje kukubwira neza uyu murongo. Iyo 30 iyo ariyo, ndagenda mwigisha gahoro gahoro icyo buri murongo ukora mu isi y'umwijima. Iyo uvuzwe mu gicuku saa 6 z'ijoro, ndaguha inkuru 2 z'ukuri kuri buri murongo, inkuru z'ibyo nabonye n'amaso yanjye. Iyo abizera bakoresheje iyi mirongo neza, n'ibyatubayeho imbere mu itsinda ryacu ry'abarozi n'abapfumu igihe bakoresheje iyo mirongo neza. Hanyuma kumera y'iyi video ndakuyobora mu isengesho ryo gutangiza
cyangwa activation, kugira ngo uyu mugoroba mbere yo gusinzira utangire gukoresha iyi mirongo, kuko umwanzi niyo amaze imyaka 16 anoza guhagarika iyi mirongo ku busa. Yanoje kuyihagarika kuko yari abizi neza ko ikora mu buryo bukomeye, ikora vuba kandi ikuraho ikibazo burundu iyo ivuzwe neza. Mbere yo kukwereka iyi mirongo ugomba gusobanukirwa ikintu kimwe: isaha ya saa sita z'ijoro cyangwa se midnight si igitekerezo cy'abakristo. Ni ukuri ko mu isi y'umwuka mu bwami bw'umwijima ni igihe ibikorwa bikomeye by'imari bisohorerwa, ni igihe amasezerano y'ubukene avugururwa, ni igihe imanza z'ubukene zishyirwa ku miryango ifite uburenganzira umwanzi yabonye, ariko kandi nicyo gihe ayo masezerano aba agaragara neza yoroshye gusenywa ntumenye kuyatera ukoresheje umurongo ukwiye mu gihe gikwiriye. Umwanzi akora mu gicuku saa sita z'ijoro kuko aribwo inkiko z'umwuka ziba zikora. Ndashaka kukubwira ko n'abana b'Imana bemerewe kwinjira muri izo nkiko, kandi iyo umwana w'Imana yinjiye muri izo nkiko mu gicuku afite umurongo ukwiye wa Yesaya, urubanza rurangiye ataranarangiza kuvuga ingingo ya 2 yo muri Yesaya imurengera. Ndashaka ko usobanukirwa ko igitabo cya Yesaya gitinywa cyane mu bwami bw'umwijima kurusha ibindi bitabo byose. Twatinyaga Yesaya kuko ari igitabo cyo kugarura ibintu, ni igitabo cyo gusubiza ibintu uko byari biri, ni igitabo Imana ivugamo ku kugarurwa kw'imari, gusenywa kw'intwaro zakozwe mu ibanga no gusohora ubutunzi bwari buhishwe ahantu hijimye. Hari imirongo 3 yihariye yari iri ku rutonde mu itsinda ryacu. Umwigisha wanyigishije mu marozi yantegetse kuyifata mu mutwe mbere yo kwemererwa gukora ibikorwa byo mu gicuku. Yarambwiye ati, niba wumvise umukristo avuze imwe muri iyi mirongo mu gicuku, hita utanga impuruza, kuko iyo avuze 2 dutakaza imbaraga, kandi iyo yayivuze yose uko ari 3 dutakaza igikorwa cyose burundu. Uyu mugoroba ndaguha iyo mirongo yose uko ari 3. Umurongo wa mbere ni Yesaya 54 umurongo wa 17, umurongo abakristo benshi bumvise ariko bake cyane bazi kuvuga neza bakoresheje ubutware. Ku bigendanye n'imari yabo mu gicuku saa sita z'ijoro uravuga iti, nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuga. Abakristo benshi nabonaga bavuga igice cya mbere cyonyine cy'uyu murongo, ntibavuge wose. Baravugaga bati, nta ntwaro yacuriye kundwanya izagira ikintwara, hanyuma bagahagarira aho ngaho. Ntibavuge igice cya 2, ntibavuge bati, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Kubera guhagarara hagati, basigaga bakinguye amarembo y'amagambo yavugwaga mu ibanga arwanya amafaranga yabo cyangwa imari yabo. Iyo uwo murongo uvuzwe wose mu gicuku saa sita z'ijoro, n'umwizero bisobanukiwe neza, ibintu 3 byahitaga bibaho icyarimwe mu isi y'umwuka. Icya mbere, buri ntwaro cyangwa se ijambo intwaro risobanura igikoresho cyateguriwe kukugira nabi. Buri ntwaro yakorewe kurwanya amafaranga yawe ihita iba ntacyo ikimaze. Icya kabiri, buri jambo ryavuzwe mu ibanga rirwanya amafaranga yawe rizanwa mu rukiko rw'umwuka, kandi ugahita uricira urubanza rigatsindwa n'amagambo wavuze muri uwo murongo. Icya gatatu, uhita wigaragaza mu rukiko rw'ijuru nk'umugaragu w'Imana, bityo uburinzi bujyanye n'uwo murongo bugahita bukora ku izina ryawe no ku mari yawe cyangwa amafaranga yawe. Reka nkwereke impamvu ibi bifite agaciro aho nakoreraga mbere. Mu itsinda ryacu ry'abarozi n'abapfumu twagiraga icyo twitaga forge, aho bacurira intwaro. Ntabwo ari ahantu hagaragara, ahubwo ni ahantu ho mu mwuka hategurirwaga ibikorwa byo kurwanya abizera, kandi bikitegurira kukurwanya. Intwaro yacu yashoboraga kuba ibintu byinshi birwanya umwizera. Intwaro yashoboraga kuba guhuzagurika mu myanzuro ufata igendanye n'iby'imari. Intwaro yashoboraga kuba igihombo gitunguranye tuguteje kigatwara ayo wazigamye yose. Intwaro yashoboraga kuba kugambanirwa mu bucuruzi ugahemukirwa n'uwo mwakoranaga kandi wizeraga. Intwaro yashoboraga kuba indwara y'akarande yatwaraga amafaranga yose wizigamye. Intwaro yashoboraga kuguhagurukiriza intambara mu kazi, hanyuma bo mwakoranaga bakakurwanya, ariko buri ntwaro yabanzaga gutegurirwa aho hantu mbere yo koherezwa. Iyo umwizera yavugaga Yesaya 54:17 neza, buri ntwaro yose yari yarateguriwe kumurwanya yahitaga iba ubusa mu kanya gato, nuko yaba ikomeye kose. Icyuma cyayo cyaroroshwaga, ubugi bwayo bugacika, intego yacu igapfa. Twashoboraga kuyirekura ariko ntigire ikimukoraho cyangwa se igasenyuka itaranamugeraho. Ariko igice cya 2 nicyo abakristo benshi batazi kuvuga cyangwa batajyaga bavuga. Kiravuga ngo, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda.
ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuga. Ubwo wabaga ukuyeho amagambo yose yakuvuzweho yaravugiye kukurwanya, akavugirwa ahantu h'ibanga mu byumba barogeramo, amagambo yavugiwe ku nkombe z'imigezi, amagambo yavugiwe mu mahuriro y'imihanda, amagambo yavugiwe mu mizi y'ibiti, mu byumba by'inama z'ibanga. Igihe cyose abarozi cyangwa abapfumu bavuze izina ryawe, bakagaragaza aho utuye, bagashyiraho ubucuruzi bwawe, cyangwa bakatangaza igihombo ku mafaranga yawe, izo ndimi zose zaguhagurukiye kukurwanya. Kandi igihe cyose udakangutse ngo uteshe agaciro ibyo izo ndimi zose zavuze, izo ndimi zikomeza gukora zisanzuye, zikomeza kuvuga, zikomeza kukuvuma no kukurwanya. Kandi ibyo zivuga birahama. Ariko igihe umwizera ahagurutse agakoresha igice cya 2 cya Yesaya 54:17, ubwo uba ugiye mu rukiko rwo mu ijuru, ibyo izo ndimi zose zavuze ukabitsindirayo. Kandi iki gice cy'uyu murongo nicyo gisenya cyane ubwami bw'umwijima, kuko ntabwo gihagarika gusa intwaro zakozwe, ahubwo kijya no mu magambo yavuzwe ku buzima bwawe. Kandi mu bwami bw'umwijima amagambo niyo shingiro ry'ibikorwa byose. Nta gikorwa na kimwe gishobora gukorwa hatabanje kuvugwa amagambo arishyigikira. Iyo uvuze iti kandi ururimi rwose ruzamvugaho nabi, mu rubanza nzarutsinda, n'ubu uvuga gusa amagambo yo kwizera, uba uri gutanga itegeko mu rukiko rwo mu ijuru cyangwa se urukiko rw'umwuka. Uba uri gusaba ko buri jambo ryose ryavuzwe mu ibanga ku buzima bwawe rikavugwa ku mafaranga yawe cyangwa se ku imari yawe rizanwa mu rukiko. Kandi ntabwo rizanwa gusa, ahubwo uricira urubanza. Mu yandi magambo, urasenya ububasha bw'amagambo yose yavuzwe kukurwanya cyangwa yavugiye kukurwanya. Noneho reka nkwereke uko ibi byakoraga aho nakoreraga mbere. Mu itsinda ryacu ntabwo twashingiraga ku ntwaro gusa, twashingiraga no ku magambo. Hari abantu bashyirwagaho amagambo yihariye ku mafaranga yabo, amagambo y'ubukene, amagambo yo gutsindwa, amagambo yo kudatera imbere, amagambo yo guhora bahura n'ibihombo. Ayo magambo yavugirwaga mu ibanga akamara igihe kinini, akora buhoro buhoro mu buzima bw'uwo muntu. Ariko iyo uwo muntu yahagurukaga mu gicuku isaa 6 z'ijoro akavuga uwo murongo wose wa Yesaya 54:17, icyabaga cyaradutunguraga cyane. Ayo magambo yose yavuzwe mu ibanga yahitaga ahamagazwa nk'abatangabuhamya mu rukiko. Kandi kubera itegeko ry'uwo murongo yose yahitaga acirwa urubanza rimwe. Nta mwanya twabonaga wo kongera kuyubaka, nta mwanya wo kongera kuvuga andi magambo, byabaga birangiye. Niyo mpamvu twatinyaga cyane abakristo bavugaga uwo murongo wose, si igice cyawo gusa. Iyo bavugaga igice cya mbere gusa, twabaga tugifite amahirwe yo gukomeza ibikorwa byacu dukoresheje amagambo yavuzwe mu ibanga. Ariko iyo bavugaga n'igice cya kabiri, byahitaga bisenywa byose. Nta mwanya twabonaga wo gusubira inyuma, nta mwanya wo kongera kubaka, byabaga birangiye burundu. Ndashaka ko ubyumva neza. Mu isi y'umwuka intambara nyinshi ntizirwanwa n'ibintu bigaragara, zirwanwa n'amagambo. Amagambo niyo atanga uburenganzira, kandi amagambo niyo afungura inzira, amagambo niyo afunga inzira. Niyo mpamvu igice cya 2 cy'uwo murongo gifite imbaraga cyane, kuko ntabwo gihagarika gusa igikorwa cy'umwanzi, ahubwo gifunga inzira yakoreshaga. Iyo nzira igizwe n'amagambo. Iyo ayo magambo aciriwe urubanza, inzira yose irafungwa, nta kindi bashobora gukoresha. Interuro igira ati kandi ururimi rwose ruzahagurukira kundwanya, mu rubanza nzarutsinda. Ibi ni ibikorwa bikorerwa kukurwanya mu byumba by'isengero cyangwa se shrines, ku nkombe z'inzuzi, mu masangano y'inzira, munsi y'ibiti, mu byumba by'umwijima by'inama. Ntunabizi ko ibyo byumba binabaho. Igihe cyose itsinda ryacu ry'abarozi n'abapfumu rivuze, rikavuga izina ryawe, rikavuga aho utuye, rikavuga ubucuruzi bwawe, cyangwa rikavuga umwanzuro ku mafaranga yawe, ibyo byose ni ururimi ruhagurukira kukurwanya mu rubanza. Kandi igihe cyose izo ndimi zidaciriwe urubanza, nawe ubwawe ukoresheje amagambo yawe, zikomeza gukora mu bwisanzure. Baravuga, baravuma, baratangaza, kandi ijuru rifata ayo magambo nk'ibimenyetso byemewe mu rubanza ruri kubakirwa kukurwanya. Ariko akanya wowe nk'umwizera uvuze igice cya 2 cy'uwo murongo, winjira mu rukiko rw'ijuru nk'uregwa ariko ushaka kurenganirwa. Werekana buri rurimi rwavugiye kukurwanya, ukarucira urubanza. Umucamanza w'isi yose yubaha uko kurucira urubanza kwawe, kuko uba uvugira ku bubasha bw'ijambo rye ryanditswe. Urubanza rurafungwa, indimo zose zigacecekeshwa, ibimenyetso birajugunywa, kandi usohoka muri urwo rukiko ufite umwanzuro wo kuba umwere n'uburinzi. Nta kindi gikorwa kizaza kizabasha guhangana nabyo. Ndashaka kukubwira inkuru ya mbere. Hari umugore wabaga ahantu hitwa
Ahiyo hafi y'aho nakuriye yari umubyeyi umwe ufite abana batatu. Umugabo we yari yaramutaye imyaka 7 ishize. Yari amaze hafi imyaka 5 agerageza gutangiza ubucuruzi buto bw'imyenda. Igihe cyose yageragezaga hari ikintu cyabaga. Umuntu wamuranguzaga yahitaga azamura ibiciro, yajyaga n'ahandi naho bikaba uko nguko. Umukiriya wamwemereraga kurangura imyenda myinshi yahitaga aburirwa irengero. Amafaranga yashiraga mu buryo budasobanutse. Ntiyabimenye, ariko itsinda ryacu ryari ryarashyizeho igikorwa cyo kumuhombya ku bucuruzi bwe, kubera ko nyirakuru yari yarigeze gutangwa mu isezerano n'umupfumu mukuru wacu ngo nawe tumuhombye. Nyuma aza gupfa, ayo masezerano yose tuyakusanyiriza ku mwuzukuru we. Twaramurebaga, twasekaga imbaraga ze nyinshi ashiramo, kugeza igihe kimwe umwaka ugeze hagati yakomeje kuba maso kugeza saa 6 z'ijoro. Yari arimo kumva ikibwiriza kuri telefoni ye. Umubwiriza yasomye Yesaya 54 umurongo wa 17, ariko bitandukanye n'abandi yasomye umurongo wose. Yaravuze ati, mwana w'Imana, iyo uvuze uyu murongo ujye uwuvuga wose, kuko igice cya kabiri aricyo gifunga urukiko, ibyo bakurega bigata agaciro. Iryo joro yinjiye mu cyumba cye arakinga, maze saa 6:15 za nijoro atangira kuvuga uwo murongo wose mu ijwi riranguruye. Si igice cya mbere gusa. Yaravuze ati, ariko nta ntwaro bacuriye kundwanya izagira icyo intwara, kandi ururimi rwose ruzahagurukira kundwanya nzarutsinda. Ndarucira urubanza mu izina rya Yesu Kristo, kandi uyu ni umurage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi gukiranuka kwanjye guturuka ku Uwiteka. Yawuvuze inshuro 7. Ubwa mbere awuvuga, 3 muri bagenzi banjye bamukurikiranaga bumvise kunyeganyega mu isi y'umwuka. Ubwa kabiri, igikorwa cyari gifitanye n'ubucuruzi bwe cyatangiye gusaduka. Ubwa gatatu, umupfumu wari warahawe isezerano rya nyirakuru yavuye mu bitotsi afite ububabare bukabije mu gituza cye. Ubwa karindwi, isezerano ubwaryo ryari ryazanywe mu rukiko rw'umwuka ricirwa urubanza. Bukeye bwaho uwo mugore niyumvise impinduka, yanyoye icyayi nk'ibisanzwe, yateguriye abana be bajya ku ishuri nk'ibisanzwe. Ntiyarazi ibyabereye mu isi y'umwuka hejuru y'igitanda cye. Ariko mu minsi 9 umuntu wamuzamuragaho ibiciro yaramuhamagaye agabanya ibiciro. Mu minsi 14 abakiriya 3 yararetse baragarutse batanga amasoko. Mu minsi 30 yari amaze kwinjiza amafaranga arenze ayo yari yarinjije mu mezi 12 ashize. Mu minsi 90 ubucuruzi bwe bwashoboraga kwishyura inzu, amafaranga y'ishuri y'abana, kandi akanasagura yo gusevinga. Nabibonye n'amaso yanjye, kuko nari umwe mu bari bashinzwe dosiye ye igihe umuyobozi wacu yaduhamagazaga ngo tumenye impamvu igikorwa cyacu cyatsinzwe. Igisubizo cyari kimwe gusa, Yesaya 54:17 bayisomye. Umurongo wose wavuzwe mu gicuku, twaramubuze burundu, ntitwigeze tumusubirana. Uwo mugore ubu ni umwe mu bacuruzi bakomeye b'imyenda mu karere k'iwabo. Ntiyigeze amenya icyari kiri kumurwanya, ariko azi icyamubohoye. Hari indi nshuro imwe yo gutangaza, kandi ijuru rikabyemera, kuko ubumwe bw'abera muri komenti n'imbaraga umwanzi adashobora kwirengagiza. Nuhite wihuta ngo urengaha, ntukareke ukuboko kwawe k'ubukunebwe. Andika muri komenti uti, imari yanjye cyangwa amafaranga yanjye cyangwa akazi kanjye nyirukanyeho umuvumo mu izina rya Yesu. Andika ayo magambo igakugira uruhare. Impamvu ngusaba kugira uruhare ni uko umwanzi atera imbere iyo abizera bagumye batuje cyangwa bari passive. Abizera iyo batuje biroroha kubakurikirana, biroroha kubashyiraho imivumo, ariko abizera bakora, abavuga, abandika, abemera, abagira uruhare, abo bizera bahinduka dosiye itagerwaho n'umwanzi. Bagenzi banjye ba kera ntibashoboraga kubacunga, bityo nyamuneka jya ubigiramo uruhare. Andika itangazo cyangwa declaration muri komenti, hanyuma ukomeze urebe, kuko inkuru ya kabiri kuri uyu murongo irakomeye cyane kurusha iya mbere. Andika muri komenti uti, imari yanjye cyangwa amafaranga yanjye nyirukanyeho umuvumo, business yanjye nyirukanyeho umuvumo mu izina rya Yesu. Inkuru ya kabiri ku murongo wa mbere yabereye Lagos. Yabaye ku mugabo w'umucuruzi wari warazunguye isosiyete y'ubwikorezi ya se. Iyo sosiyete yari umuryango we mu bisekuru 2 cyangwa se generations. Ariko hafi imyaka 10 yari iri gutakaza imodoka, gutakaza amasezerano, gutakaza abashoferi, kandi nta kintu kigaragara cyabisobanuraga. Yari yarahaye akazi abajyanama cyangwa se consultant, yari yarahinduye imikorere, ariko ntiyari azi ko se mu busore bwe yari yaragiranye ikibazo cy'ubucuruzi n'umugore umwe. Uwo mugore akamwihumuraho ashyira imivumo ku murongo w'umuryango wabo mu by'imari. Icyo gikorwa cyavugururwaga buri myaka 7 mu gihe kirenga imyaka 20.
cyari kigiye kongera kuvugururwa, kandi itsinda ryacu ry'abarozi n'abapfumu ryari ryarakiriye dosiye kuko umupfumu wa mbere yari yarapfuye, yari mu nyandiko zacu nk'amasezerano y'igihe kirekire. Umugoroba umwe umushumba w'uwo mugabo wari warakijwe avuye mu bwami bw'umwijima yaramufasha amushyira ku ruhande nyuma y'iteraniro, aramubwira ati muvandimwe, ikibazo cyawe si ubucuruzi, ikibazo cyawe ni ururimi rukurwanya mu rubanza ahantu utabona. Ugomba gutaha uyu mugoroba, ugume kuba maso kugeza mu gicuku saa sita z'ijoro, uvuge Yesaya 54:17, umurongo wose ku isosiyete yawe. Umushumba yanditse uwo murongo ku rupapuro ruto. Uwo mugabo yaratatse iryo joro, yategereje ageze saa sita z'ijoro mu cyumba cye cyo kwicaramo cyangwa muri salo. Amatara yari yagabanijwe yaka urumuri rukeya. Yafashe rwa rupapuro mu ntoki ze atangira kuvuga ati, nta ntwaro yakoreye kundwanya, nta ntwaro yakoreye kurwanya sosiyete yanjye izagira ikigeraho, kandi ururimi rwose rwahagurukiye kurwanya sosiyete yanjye mu rubanza ndarucira urubanza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni umurage w'abagaragu b'Uwiteka, gukiranirwa kwanjye guturuka ku Uwiteka. Ntabwo yabivuze inshuro 7, ahubwo yabivuze inshuro 21. Yabivuze hafi isaha imwe yose. Umupfumu wari ufite dosiye ye yumvise buri tangazo ku nshuro ya 11, ntiyari akibasha guhagarara. Ku nshuro ya 15 yatangiye kuruka aho yari ari mu cyumba cyaryamye. Ku nshuro ya 21 yari apfukamye maze avuza induru cyane. Amasezerano yari gushya, kongera kuyavugurura byaranze. Inkiko zo mu ijuru zari zirimo gusohora umwanzuro wo gucira urubanza buri rurimi rwavugaga kuri uwo muryango imyaka 20. Bukeye bwaho uwo mugabo niyumvise ikintu kidasanzwe, ariko mu minsi 4 amasezerano akomeye yari yaratakaje. Imyaka 3 mbere yaramugarukiye. Mu byumweru 2 abashoferi bari baragiye baragarutse. Mu kwezi kumwe isosiyete yasubijwe imodoka 3 zari zaranditswe nk'izibwe. Mu mwaka umwe isosiyete yari imaze gukura kurusha uko yari imeze mu gihe cya se. Igikorwa cyarasenywe, umurongo wari ukoze ibyo twatinyaga ko uzakora. Niyo mpamvu nshaka kukubwira ku kintu cyitwa gahunda y'iminsi 21 yo gusenga no gutsinda, cyangwa se 21 days of protocol. Ni uburyo bwuzuye bwo kumenya no gufunga buri muryango w'umwuka mu buzima bwawe. Ni iminsi 21 y'amasengesho yihariye, iminsi 21 y'amatangazo ateguye, iminsi 21 yo kubohorwa ku bikorwa 7 bikunze gukoreshwa ku bakristo. Igihe nakoreraga mu mwijima, iyi gahunda yakozwe n'abizera basobanukiwe intambara yo mu mwuka cyane. Nanjye ubwanjye nayinyuzemo nyuma yo kubohorwa kwanjye. Yari igice cy'uburyo bwo gukira kwanjye, kwiga kumenya no gufunga buri muryango nigeze gufungura. Nutegereze Mutarama cyangwa se mu kwezi kwa mbere ngo utatangire. Umwanzi nategereje kuri wowe, tangira uyu munsi, tangira none. Nabajijwe kenshi impamvu ari iminsi 21 atari iminsi 7 cyangwa se atari iminsi 10 cyangwa se ngo iyo minsi 30. Igisubizo kiroroshye. Iminsi 21 ni igihe gito gisabwa mu isi y'umwuka kugira ngo amagambo asubirwamo ahinduke ukuri gufunze mu buzima bwawe. Iminsi 7 itangira gusatura, iminsi 10 ikihutisha, ariko iminsi 21 irafunga. Niyo mpamvu buri gikorwa cyangwa buri muvumo twatinyaga cyane cyari gifite uruziga rw'iminsi 21. Twari tuzi ko iyo umwizera avuze isengesho rimwe iminsi 21 ikurikirana, akavuga amagambo akwiriye cyangwa se ya nyayo, no ku isaha ya nyayo cyangwa se isaha ikwiriye, igikorwa cyacu cyangwa umuvumo wacu waratsindwaga burundu. Niyo mpamvu twashyiragaho kumuhagarika mu minsi 3 cyangwa 7 cyangwa 12 cyangwa 18 kugira ngo atarangiza iminsi 21. Iyi gahunda iguha uburyo amasengesho cyangwa se imirongo n'ingamba zo kurenga buri guhagarika umwanzi akoresha. Fata gahunda utangire uyu mugoroba. Reka noneho tujye ku murongo wa 2. Ni Yesaya 45:3. Uravuga uti, nzaga ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwa ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njye Mana ya Isiraheli. Mu mirongo yose naguhaye uyu munsi uko ari 3, uyu niwe watinywaga cyane mu itsinda ryacu ry'abarozi n'abapfumu. Twatinyaga uyu murongo kurusha uwa mbere. Impamvu ishobora kugutangaza. Uyu murongo ufite interuro igira iti ubutunzi bwo mu mwijima. Abakristo benshi batekereza ko ari imvugo gusa, ntibazi icyo bisobanura mu isi y'umwuka. Ubutunzi bwo mu mwijima ni nyakuri. Ubwo butunzi ni umutungo, amasezerano, umurage cyangwa se n'amahirwe y'imari, ibintu umwanzi abika mu mwijima. Ubwami bw'umwijima bukusanya ubutunzi, bukusanya amahirwe, bukusanya abantu bagufashaga cyangwa se connection, bukabibika cyangwa bikabiha abakorera mu mwijima gusa babo. Yesaya 45 rero umurongo wa 3 ni itegeko rivuye ku Mana
ryo kubirekura bikajya ku bana bayo cyangwa ku bana b'Imana. Iyo umwizera avuze uwo murongo mu gicuku saa sita z'ijoro, umwanzi ahatirwa kurekura ibyo yari yateganyije guha abantu be mu mwijima, ahatirwa kurekura ubutunzi cyangwa se connection, amahirwe, byose yabitse kuyishyira ku kiganza cy'umwizera urimo kwatura amagambo yo muri Yesaya 45 umurongo wa 3. Ndashaka kugusobanura neza uko ubwami bw'umwijima bukora mu gufatira no gufata imigisha y'abera. Hari ishami mu bwami bw'umwijima ryo muri buri gace aho abantu batuye, rifite inshingano zo gukusanya ubutunzi bwanyujijwe mu yandi maboko. Iyo umuryango wa Kristo wagombaga kubona umurage w'ubutaka, umurage w'ubucuruzi, umwanya w'akazi, kontra y'akazi, amahirwe, ariko hari umuntu mu muryango wagiranye amasezerano n'umwijima, ryawubujije rikawubuza kuza ku bana b'Imana, ukajya mu maboko atariyo. Uwo mutungo ni uburirwa irengero, urakusanywa, urabikwa, ujyanwa mu byo twita ibyumba cyangwa se chambers. Ibyo byumba ntabwo ari ibyumba bisanzwe, ni ibyumba by'umwuka aho ubutunzi bwose bwatswa abantu bujyanwa bukabikwa, aho ubikwa imyaka myinshi, igihe kimwe bakazawuha abantu bakomoka mu miryango y'abarozi n'abapfumu cyangwa umuntu wishyuye amafaranga menshi ashaka ubutunzi. Mu gihe ubwo butunzi bubitswe mu byumba by'umwijima, uwo muryango wa Kristo uba ubayeho mu bukene, ushonje, ugerageza ariko ntugere ku ntego. Nubizi ko umurage wawe wabitswe uri kure yawe mu mwuka, ariko utagaragarira amaso. Iyo umwizera avuze Yesaya 45 umurongo wa 3 mu gicuku saa sita z'ijoro akawuvuga neza, uwo murongo uba nk'icyifuzo cyemewe gishyikirizwa inkiko zo mu ijuru. Umwizera mu by'ukuri aba ari kuvuga ati, data wasezeranye mu ijambo ryawe ko uzaha abagaragu bawe ubutunzi bwo mu mwijima n'ubukungu byihishe mu ibanga, ukabiha abagaragu bawe. Ndi umugaragu wawe, ndafata icyo wasezeranije. Rekura buri butunzi bwabitswe kubera kundwanya no ku muryango wanjye mu izina rya Yesu. Inkiko zo mu ijuru zihita zisohora itegeko ryo kurekura iryo tegeko rigezwaho ubutunzi bwari bwarabitswe. Kandi abazamu b'abadayimoni barindaga imyaka myinshi, rimwe na rimwe imyaka myinshi cyane, bahatirwaga kubivamo. Ubutunzi burarekurwa, butangira kugenda kandi bugana ku mwizera wavuze uwo murongo neza. Niyo mpamvu abizera mu nkuru ngiye kubabwira batangiye kubona amasezerano, imirage n'amahirwe mu buryo batigeze batekereza. Ntabwo bari kubona ubutunzi bushya, barimo kubona ubutunzi bwari ubwabo kuva kera, bwari bwarabitswe bubuzwa kubageraho n'imbaraga z'abadayimoni. Nabonye uyu murongo ukora bwa mbere igihe nari mfite imyaka 22. Nari maze imyaka 7 mu itsinda ryacu ry'abarozi n'abapfumu. Hari abashakanye bakiri bato mu gace kacu bari bamaze imyaka 5 bagerageza kugura inzu yabo ya mbere. Barizigamye, barasenze, bemerewe inguzanyo, ariko bakazibima ku munota wa nyuma. Inzu 3 bari hafi kugura, zose byaburijwemo. Impamvu batari bazi ni uko umwe mu bagore bakuru mu itsinda ryacu ry'abarozi n'abapfumu yari yarashyizeho igikorwa cyangwa se umuvumo ku muhanda wose bashakaga kuguraho inzu ko badakwiye kuyigura aho ngaho. Yari afitanye amasezerano n'itsinda ry'abacuruzi cyangwa se syndicate ryacuruzaga imitungo muri ako gace. Yari yarategetswe ko nta muryango wa Kristo ugomba kubona inzu kuri uwo muhanda. Ariko umugore w'uwo mugabo yatangiye kujya mu masengesho yo gusengera abantu, cyangwa se amasengesho yo gusengera ibyifuzo kuri buri wa kabiri nijoro ku rusengero rwabo. Umuyobozi w'ayo masengesho yabigishije kuri Yesaya 45 umurongo wa 3. Yababwiye ko Imana ifite ubutunzi bwabitswe mu mwijima, ishaka guha abakobwa bayo n'abahungu bayo. Yabigishije ko bavuga uwo murongo mu gicuku. Uwo mugore yaratashye asangiza umugabo w'ibyo bize mu ijambo ry'Imana. Ijoro rikurikiyeho abana bararyamye, nabo bashyira aramu muri telefone yabo ya saa 5:15. Barakangutse bicara ku gitanda, maze saa 6 z'ijoro batangira kuvugira uwo murongo hamwe bati, Mwami, duha ubutunzi bwo mu mwijima n'ubukungu buhishwe mu ibanga, kugira ngo tumenye ko ari wowe Mwami utwita amazina, Mana ya Isiraheli. Bawuvuze gahoro gahoro. Amasezerano yari kuri dosiye y'uwo mugore yatangiye gutunganywa mu nkiko zo mu ijuru, ajyanwa kuri iyo couple. Mu gitondo yatakaje igice cy'ububasha bwe kuri ako gace, nubwo atabimenye ako kanya. Iyo couple baryamye nta kintu kidasanzwe bumvishe, ariko mu minsi 19 bavuga ayo magambo, inzu batigeze babona kuri uwo muhanda bashaka kuguraho yasohotse ku isoko ku giciro bashoboye. Wayigurishaga yemeye igiciro cyabo uwo munsi. Bimukiyemo mu minsi 60,
iyo nzu yari imaze kugera ku gaciro k'ikubye inshuro 3. Abandi bose bashaka kugura amazu kuri uwo muhanda barabibuze. Iyo kupuro gusa niyo yatsinze. Inkuru ya kabiri kuri murongo wa 2 sinayiboneye n'amaso yanjye, ariko nayibwiwe n'undi wahoze mu itsinda ryacu ry'abarozi n'abapfumu. Hari umusore wari umaze imyaka 2 ashaka akazi, yari afite impamyabumenyi, yari afite inararibonye ndetse n'ubushobozi, ariko buri interview hari kitaragendaga neza. Uwamubazaga ibibazo yaramuhindukaga, imodoka imujyanye mu kizamini cya interview yagiraga ikibazo iri mu nzira. Umuvumo ku buzima bwe wari warashyizweho na nyirasenge, wari warasezeranye ko namwisengeneza we uzarusha umuhungu w'ubutunzi. Uwo musore yari umunyabwenge cyane, nyirasenge yari yaramwangiye gutera imbere. Umugore uturanye nawe yari umwinginzi cyane ukomeye, yari umunyamasengesho ukomeye. Yaramubwiye ati, Imana ya Yesaya 45:3 nk'umurongo wawe, yamubwiye gutaha akazajya avuga uwo murongo mu gicuku saa 6 z'ijoro, akabyatura ku kazi ke, anamubwira kongeraho amagambo avuga ati, Mwami, ubutunzi bwanjye umwanzi yafatiriye andwanya ndabugarura nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Uwo musore yarabikoze, yategereje saa 6 z'ijoro, ahagarara ku idirishya areba mu kirere, avuga uwo murongo inshuro 3. Kubera ko yari amaze igihe kirekire afite ikibazo, nyirasenge wari kure cyane yarose inzozi mbi. Yabonaga ari mu isoko kandi ibyo yarakusanyije byose birimo gusandara. Yakangutse yatose cyane kubera ibyuya byinshi cyane. Yashatse guhamagara umupfumu, ariko ntibyakunda, telefone y'umupfumu ntiyari iri kunyuramo. Ibintu bye byatangiye kwimurwa. Mu minsi 11 uwo musore yakiriye telefone imuhamagara ivuye muri kampani yari yaradepojemo kera, hanyuma dosiye igateshwa agaciro. Ariko noneho yahawe ibizamini arabitsinda, yahawe n'umushahara wikubye 3 uwo yari yarasabye. Muri make yabonye akazi. Mu mwaka umwe yabonye promotion inshuro 2. Mu myaka 3 yari amaze kugira ubutunzi buruta ubwa se wabo, ubw'ababyara be ndetse n'ubwa nyirasenge wabimukoreye. Umurongo wakoze ibyo wanditse ko wakora. Ndashaka gutuza hano gato nkagira icyo nkubwira. Ibi byose ntabwo byakozwe kubera ko bano bantu barabanyamwuka cyane, kandi ntabwo bino byabaye kubera ko hari imihango idasanzwe bakoze. Byakoretse kubera ko abizera bavuze ibyanditswe, bavuze icyanditswe cya nyacyo ku isaha nyayo, kandi bamaramaje mu mitima yabo. Ni ibyo gusa. Ibi byose biterwa n'ijambo ry'Imana, si imbaraga z'umuntu. Mu gicuku cyangwa saa 6 z'ijoro ni igihe inyuko z'umwuka zikora cyane. Imirongo ya Yesaya ni inyandiko zemewe zitegeka umwanzuro. Ntutinye ibi. Ushaka kubikora uyu mugoroba nawe. Uyu munsi reka ngusabe ubyandike muri comment uti, ubutunzi bwanjye umwanzi yafatiriye ndabugarura nonaha mu izina rya Yesu. Kora subscribe niba utarayikora, kandi usangize n'abandi iyi video tubohore benshi. Noneho ubu tugiye ku murongo ngewe ubwanjye natinyaga cyane igihe nari mu gikorwa cy'ubwami bw'umwijima. Ubu tugiye ku murongo wa 3, ni Yesaya 60:5. Uravuga uti, niho uzareba ugacya umutima wawe, uzikanga hanyuma waguke, kuko ubwinshi bw'ibiturutse mu nyanja buzakwegurirwa, nibyo ubutunzi bw'amahanga bizaza aho uri. Uyu murongo iyo uvuzwe mu gicuku saa 6 z'ijoro, uvuzwe n'uwizera usobanukiwe n'ibyo akora, uyu murongo ukora ikintu indi mirongo 2 twavuze haruguru itakoze. Imirongo twabanje kuvuga isenya intwaro zose zakurwanyaga kandi ikaburana, igatuma ibyari byawe bigaruka. Ariko uyu murongo uhamagara ubutunzi buva ku bantu ahantu n'inzira utazi. Ubutunzi n'amahirwe bikuzaho biva mu mahanga ahantu hatazi izina ryawe. Intero ubutunzi bw'inyanja isobanuye ubutunzi bugenda mu nzira z'ubucuruzi mu nyanja. Inzira z'ubucuruzi cyangwa se trade routes nizo ibihugu binyuzamo ibicuruzwa, amafaranga na influence mu bihe bya kera. Igihe Yesaya yahanuraga umurongo, yari arimo guhanura ko ubutunzi bw'ibihugu bya kure bugenda muri izo nzira umuntu atagenzura buzahindurwa ku buryo bw'umwuka bukagera ku bana b'Imana. Mu mvugo ya none, uyu murongo urekura amafaranga, amahirwe y'akazi, ubufatanye, amasezerano n'abantu bagufasha bivuye mu turere, mu nganda no ku bantu utigeze ugirana n'abisano. Imbaraga z'amahanga zitegekwa kuza kuri wowe. Iyo iryo tegeko rifunzwe mu ijuru, uko gutemba n'ibihagarara biraguka, birakura, biriyongera. Ndashaka kugusobanurira impamvu uyu murongo wa 3 ari wo natinyaga cyane nyiri mu mwijima. Impamvu iroroshye. Imirongo 2 ya mbere ivuga ibyo umwanzi yagukoreye no kubyo yaguhishe. Ibyo byose umwanzi abifiteho ububasha runaka.
afite ububasha ku ntwaro ze no ku butunzi yabitse. Ariko uyu murongo wa gatatu ukora ku kintu umwanzi atagiraho ububasha na gato. Nta bubasha afite ku mahanga, nta bubasha afite ku turere, ku nzira no ku bantu batakuzi. Iyo Imana itegetse ko ubutunzi bw'inyanja buza kuri wowe, umwanzi ntashobora kubuhagarika, kuko butanyura mu nzira agenzura, bunyura mu nzira zisanzwe, mu nzira z'ubucuruzi busanzwe no mu bantu babikora batumva neza impamvu babikora. Umwanzi ashobora kubona ubutunzi buza kuri wowe, ashobora kubona amasezerano, ashobora kubona ubufatanye, ashobora kubona amahirwe, ariko ntashobora kubihagarika. Nta bubasha afite ku mahanga iyo Imana ariyo yabitegetse. Niyo mpamvu mu itsinda ryacu ry'abarozi n'abapfumu, iyo twamenyaga ko umwizera yatangiye kuvuga Yesaya 60:5 mu gicuku saa sita z'ijoro, twahinduraga ingamba. Ntitwageragezaga kubihagarika kuko twari tuzi ko bidashoboka, ahubwo twageragezaga kwangiza uwo mwizera. Twageragezaga kumuzanaho ubwibone, tugateranya umuryango cyangwa tugatuma umuryango hazamo amacakubiri no kumutesha umutwe kugira ngo akoreshe nabi ibyo yahawe. Ariko abizera bavugiraga uyu murongo hamwe n'indi mirongo yabanje haruguru. Akenshi babaga maso mu mwuka, kandi bari maso, ntibagogwa mu mitego byoroshye. Iyo mitego yacu yaranirwaga rwose. Niyo mpamvu mu bihe byinshi ubutunzi bwageraga kuri bo, bakabwakira, bakabwongera, kandi bakabukoresha mu bwami bw'Imana. Ndashaka kubwira inkuru ya mbere kuri uyu murongo. Hari umukobwa wari ufite umurimo wo kuri interinete, yari amaze imyaka 6 akorera Imana mu budahemuka. Yari afite abantu bake bamukurikira n'ubushobozi buke. Yari amaze imyaka asenga asaba inkunga yo kwagura umurimo we, yasabye imfashanyo, yasabye inshuti, yagerageje buri muryango wose yari azi, ariko imiryango yose yakomeje gufunga. Impamvu ni uko umurimo wigishaga abantu kubohorwa no guhishura ibyo abarozi bakora wari warashyizweho igikorwa cyangwa umuvumo n'itsinda ribirwanya rikorera kuri interinete. Bari barashyizeho imipaka ku bantu bamukurikira no ku mafaranga yinjiza atagombaga kurenza. Umushumba yari yarigeze kuganira nawe, yamwandikiye ubutumwa bugufi ati: mushiki wanjye, Imana yashyize Yesaya 60:5 ku mutima wanjye ku bwawe. Uvuge uyu murongo uyu mugoroba mu gicuku, uvuge si ukuwusoma gusa. Uwo mukobwa yashyize aramu mu gicuku, arakanguka aricara. Yaravuze ati: ubutunzi bwo mu nyanja buze kuri njye, n'imbaraga z'amahanga zize kuri njye. Yongeraho ati: mu izina rya Yesu Kristo isezerano risohozwe mu murimo wanjye. Yawuvuze inshuro 15, ararira, araryama. Bukeye bwaho yakiriye imeri ivuye ku mugabo wo mu kindi gihugu atigeze ageramo. Yavuze ko yabonye video ye kumanuka, yarayirebye, imutera gukora igikorwa, ashaka kumufasha. Amafaranga yamuhaye yari arenze ayo yari yarinjije mu mezi 18 yose ashize. Mu cyumweru kimwe abandi bantu 3 mu bindi bihugu baramwandikiye. Mu minsi 30 amafaranga ye yari yikubiye inshuro 12. Mu mezi 6 yari amaze kubaka itsinda rikomeye no gufungura ibiro no gutangiza gahunda yo kubohora abantu ibarirwa mu bihumbi. Itsinda ryari ryaramurwanyije ryatakaje ububasha burundu. Umurongo wa Yesaya 60:5 watumye ubutunzi buza, amahanga yaraje. Natwe rero video yacu iri hafi kurangira. Oherereza abandi iyi video, nibura abantu 3 uzi bafite ibibazo by'imari cyangwa by'amafaranga. Yohereze binyuze mu butumwa bwawe, yohereze mu magurupe urimo, yohereze mu magurupe ku rusengero rwawe, yohereze ku bantu bose bakeneye impinduka mu buzima bwabo. Impamvu gusaba kuyohereza nuko iyo abizera benshi bavugira kimwe amagambo amwe mu gicuku, haremwa umuraba umwanzi adashobora guhagarika. Umwizera umwe iyo avuga, amasezerano y'abadayimoni arasenyuka. Abizera 3 iyo bavuga, akarere karahinduka, karanyeganyega. Abizera 300 iyo bavuga, ubwami bw'umwijima burasenyuka, burarimbuka. Reba iyi video kugeza irangiye kandi ukomeze urebe, kuko inkuru ya kabiri irakomeye cyane. Niyo yatumye amaso yanjye hazamo amarira igihe nayumvaga bwa mbere nyuma yo kubohorwa. Inkuru ya kabiri yabaye kuri couple imwe yo muri Port Harcourt. Iyi nkuru yabaye ku bashakanye bari bamaze imyaka 12 bashakanye, bari bafite abana 2. Umugabo yari amaze imyaka 3 atagira akazi. Hafi imyaka 3 umugore yakoraga nk'umuforomo, ariko umushahara we wari muto cyane ku buryo utabashaga gutunga umuryango. Bari baragurishije byinshi mu byo bari batunze, bimukiye mu nzu no, bari hafi gusaba ubufasha ababyeyi b'umugore, kandi mu muco wabo byari igikorwa giteye isoni
zikomeye ku mugabo. Igikorwa cy'umuvumo ku by'imari yabo cyari cyarashyizweho mu myaka myinshi imbere n'uwahoze ari umufatanyabikorwa n'umugabo bakoranaga. Yari amufitiye ishyari kandi yari yayishyuye itsinda ryacu ry'abarozi n'abapfumu kugira ngo uwo mugabo atazagira icyo ageraho mu bucuruzi bwe. Inshuti y'umugore we basenganaga yamuhaye agakarita kariho imirongo 3: Yesaya 54:17, Yesaya 45:3, Yesaya 66:5. Aramubwira ati, mushiki wanjye, sinzi impamvu ariko Imana yambwiye kuguhereza iyi mirongo uyivuga uyu mugoroba mu gicuku, isaa 6 z'ijoro, uyivugira hamwe n'umugabo wawe, ntugire uwo usimbuka. Umugore yajyanye ako gakarita mu rugo akereka umugabo we. Umugabo wari umaze igihe yumva yarakamye mu mwuka yemera kubikora. Baryamishije abana, bicara ku meza mato mu gikoni cy'inzu yabo, bashyira ako gakarita hagati yabo. Saa 6 z'ijoro zuzuye batangira kuvuga imirongo uko ikurikirana. Babanje Yesaya 54:17 bavuga umurongo wose, bakurikizaho Yesaya 45:3 basaba ubutunzi bwo mu mwijima bwo mu muryango wabo mu izina rya Yesu. Hanyuma bavuga Yesaya 66:5 basaba ubutunzi bw'inyanja kuza mu rugo rwabo. Bavuze buri murongo inshuro 3, bafatanye mu biganza barasenga. Umugabo ararira ndetse n'umugore ararira, bararyama. Bukeye bwaho nta cyahindutse. Ku munsi wa 4 umugabo ahamagarwa n'umuntu bari bamaze imyaka 8 batavugana. Uwo muntu yari yariganye n'uwo mugabo ariko yabaga mu bihugu byo hanze. Amubwira amaze icyumweru amutekerezaho kandi ko yafunguye ishami cyangwa se branch ya company ye muri Port Harcourt. Amusaba kuyiyobora kandi umushahara wari mwinshi cyane kuko atigeze atekereza ko yakorera amafaranga nk'ayo mu buzima bwe bwose. Ahabwa akazi muri icyo cyumweru, ariko ibyo byari itangiriro. Mu mezi 2 gusa umugore yahawe akazi kaza kurushaho. Yabaye umukuru w'abaforomo mu bitaro byigenga, umushahara wikuba 3. Mu mezi 6 umugabo atangira ubucuruzi buto, abona abakiriya atigeze abona na mbere. Mu mwaka umwe bari bamaze kubona inzu yabo, batangiye no kuzigamira abana amashuri ya za kaminuza. Mu myaka 3 yatangiye gufasha abandi bantu kugira ngo babone akazi. Igikorwa cyangwa umuvumo wari warabifashe imyaka myinshi itambutse. Imirongo 3 yavugiwe hamwe mu gicuku yazanye ubutunzi mu gikoni cyabo. Ndashaka kuyobora mu isengesho ryo kubitangiza, ariko banza wumve ibi neza. Uko imirongo ikurikirana ni ingenzi. Yesaya 54:17, Yesaya 45:3, Yesaya 66:5. Kubera ko mu isi y'umwuka ni imirongo yemewe n'amategeko. Kubera ko mbere yo kubohoza ibyawe byibwe ubanza gusenya imbaraga zose zikurwanya. Mbere yuko guhamagara ubutunzi bw'amahanga ubanza kuburana ubutunzi bwahoze ari ubwawe bwibwe, hanyuma bukagaruka. Umurongo wa mbere utunganya ikirere. Umurongo wa 2 ugarura ibyahoze ari ibyawe byibwe. Umurongo wa 3 uzana ibishya mu buzima bwawe. Nuyivangavanga imbaraga zizagabanuka. Buri gihe uyivuge uko ikurikirana. Hari indi ngingo: vugamo izina ryawe, vugamo umuryango wawe, vugamo ubucuruzi bwawe. Ijuru ryubaha ibisobanuro bisobanutse. Nuvuge muri rusange, vuga izina ryawe. Bikore nk'urubanza rwanditse. Ndashaka kukuyobora mu isengesho. Reka dusenge. Data wo mu ijuru, nje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndi umwana wawe kandi ndi umugaragu wawe. Shingiye ku ijambo ryawe ndavuga Yesaya 54:17 ku buzima bwanjye. Nta ntwaro izamagurukira izansinda rwose. Buri rurimi rwamvugaho nabi ndarucira urubanza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi, uyu ni umurage wanjye, gukiranuka kwanjye guturuka kuri wowe Mana. Ndasenya ibikorwa byose byashyizwe ku mafaranga yanjye, ku kazi kanjye, ku nyungu zanjye. Kandi ndavuga Yesaya 45:3, rekura ubutunzi bwo mu mwijima, rekura ibyo nafatiwe, rekura umurage wanjye, ndabifata nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga Yesaya 66:5, ubutunzi bw'inyanja buze kuri nge, amahanga azana ibyo afite kuri nge, imiryango ifunguke, amahirwe aze, umusaruro wanjye wiyongere. Ndasenya ibikorwa byose by'ubukene, ndasenya ndakuraho amasezerano mabi yose. Ndihannye ku masezerano y'abasogokuru bakoranye n'abadayimoni. Ubuzima bwanjye n'ubukungu bwanjye mbweguriye Imana kandi ndinzwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Niba wasenze iri sengesho, kora subscribe niba utarayikora kuri iyi channel.
fungura notification kuko inyigisho zizakomeza kuza ari nyinshi. Noneho tera indi ntambwe, andika imirongo ku rupapuro rwawe, shyira aramu ya 5:50 muri telefone yawe, vuga iyi mirongo saa 6 z'ijoro. Kora ibi bintu mu minsi 21, andika impinduka zose ugenda ubona. Ntugatinye, nta muntu uri kure cyane utagerwaho n'iyi mirongo. Umwanzi arakubeshya, ubu ufite imirongo ikwiye, ufite igihe gikwiye, ufite uko ukurikirana, intsinzi iri hafi yawe. Nyuma y'iminsi 21 uzambwira. Komeza kuyivuga buri cyumweru, bizagufasha kurinda ubuzima bwawe. Ndangije ku itangazo, ndi umwana w'Imana, izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo. Nta ntwaro izavuguruza ubutunzi bwo mu mwijima bubaye ubwanjye. Ubutunzi bwo mu nyanja buraza. Amafaranga yanjye ntabwo akiri mu bubasha bw'imivumo. Ejo hazaza hanjye harafungutse. Ndakira umugisha, ndi umwana w'Imana, Imana irandwanirira. Buri mwuka mubi urandetse, buri masezerano mabi arasenyutse mu izina rya Yesu Kristo. Njyewe uvuga ibi, nzi umwanzi wawe uwo ari we, kuko nanjye nigeze kuba ku ruhande rwe. Kandi ndakubwira n'umutima wanjye wose, niba ufashe iyi mirongo 3 ukayivuga mu gicuku, ugakomeza iminsi 21, ubuzima bwawe ntibuzakomeza kuba nk'uko bwari bumeze mbere. Ku munsi wa 22, umugore wo mu itsinda ryacu ntiyarazi ibyabaye igihe ubucuruzi bwe bwatangiraga gusubira ku murongo. Abashakanye muri Port Harcourt ntibari bazi ibyabaye igihe telefone yahamagaraga. Wa mukobwa wakoraga umurimo kuri interinete ntiyarazi ibyabaye igihe email yamugeragaho. Baravuze gusa, barategereza gusa, ijuru riritaba, ijuru naryo rizitaba no kuri wowe. Si kubera ko ari wowe, ahubwo ni kubera ariyo Imana ya Isiraheli, Imana ihamagara abana bayo mu mazina yabo, Imana itanga ubutunzi bwo mu mwijima ku bayisaba. Ni ubutunzi butangaza, ni ubutunzi ku bagaragu bayo bahagaze neza. Ni Imana yawe. Uyu mugoroba imirongo ni iyawe, isaha ya saa 6 z'ijoro ni gahunda yawe uyu munsi. Ndashaka gusigira ijambo ryo kugutera imbaraga mbere yo kugenda. Hazabaho kukurwanya, sinakubeshya. Umwanzi nazarebera gusa ngo utuze mu gihe urimo gufata ibyo yari yatwaye kandi ukaba ubishubijwe. Ushobora kumva uburemere budasanzwe igihe ugiye kubyuka mu gicugu. Ushobora kumva ubwoba mbere yo gutangira kuvuga. Ushobora kumva gucika intege, muzumva ijwi rikubwira ko ibi ari ubuswa bidashobora gukora, kuko uye kongera kwiryamira. Menya iryo jwi icyo ari cyo. Si ijwi ryawe, si ijwi ry'Imana, ni ijwi ry'igikorwa cyangwa se ry'umuvumo kigiye gusenyuka, kiri kugerageza kukubuza kurangiza uwo murimo. Nturyame, vuga unyuremo, komeza unyuremo mu minsi 3. Kurwanywa kuzagabanuka mu minsi 7, kuzasenyuka mu minsi 21. Umuvumo uzaba urangiye, intsinzi zaba igeze ku muryango wawe. Nturi wenyine, ibihumbi by'abizera mu isi bari kuvuga iyi mirongo, n'abandi benshi bari kuyivuga. Uyu mugoroba uri kwinjira mu muraba umwanzi adashobora guhagarika. Si wowe wa mbere uhanganye n'ibi, ariko ushobora gutsinda mu buzima bwawe, mu muryango wawe, mu by'imari yawe. Tangira uyu mugoroba saa 6 z'ijoro, bivuge maze uryame urebe intsinzi ukuntu iza. Uwiteka guha umugisha, Uwiteka kurinde, ubuntu bwe bwuzuye mu mari yawe cyangwa mu mafaranga yawe, guhera uyu mugoroba no mu minsi yose isigaye y'ubuzima bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Abantu benshi badusabye namba zacu, reka nzibabwire none. Teranya 250 786 31 4 7 5 uwo ni uwitwa Ngoga Isaac. Naguteranya 250 785 2 7 0 4 35 uwo ni uwitwa Habimana Andre. Turabakunda, mukoreshe ya na subscribe kandi munakomentinge munsi y'iki kiganiro. Turabakunda. Salam, shalom, Uwiteka Imana abagirire neza.